Ha, behind the scene episode 2. I am back. Twagiye dusubira kuri behind the scene nk'uko twabikoze nanone. Intambara urusha abana na director utabimenyereye. Abakinnyi batabimenyereye. Ntugende. Ubu ngiye gushutinga indi film nanone ariko ndahakura content. Kandi content irimo ibintu ugiye kureba. Ntuve kuri video. Ubu ngubu no ugiye kubomora. Ngiye kubomora. Ahubwo ari musohoke muri kumvangamira. Njye nta kintu nzavuga. Muri kumvangamira. Nako kai gato mukaza. Muri kumvangamira. Uri umurezi uragacira. Muri kumvangamira we. Ako waroze ko muri sene zose ba. Kucyo kugena icyo ndaya buri gihe. Kandi kureba no bwashitse. Abo ngwikiza bake muragendana. Ukiza bake murahoze ngo zabindaya. Ucyo uzabake muragendana niyo mpamvu bigukurikirana uzabare kwitonda. Hano nyuma. Nta kontu umuntu yashyira kino kibore nyuma yiwe. Uburyo gahitana nahinduka bya. Mwana yogira ni screen nawe dushaka. Yogira ni screen dushaka. Rero cyo kugeka. Mbo. Usasanye ku ruhande kandi nawe. Ako simugabo uryama kunze n'umugabanya bake. Oya, none ariko kiryami. No Ako ni mushaka guprofita ugahita. Ntabwo turyamye. Okay, twagiye mu itegeko ritangira. Oya mubaza ko tugenda nawe ko turyama tumeze. Ndebe hirya mvuga ati dufunga dushaka kwebana mu gatuza. Oleyo Like this. Oleyo. Abo se ko muhagaze wakiriwe. Bona no turahagaze tugiye kurya. Ndumva bihindutse ko. Oleyo. Oleyo. Turyama tujye. Elize gumayo. Isebe ngomba gufata iminota yingaga 30. Oya, ibitinde. Ine mujye mukora nk'abantu babarishije sibyo? Mwitano wese. Mukajye mukora ibintu birambirana. Ko numva wiswe bikaza cyane bwana. Numva ushobora kwakinga mushobora kubigerera ati mugakabya mugatuma umuntu agira. Agira ate. Arambirwa guhagarara. Namuntu urambirwa kugurira. Ngewe gushutinga nka bikambangamira. Kwa gukomeza guhagarara. Oya nabyo gusinya. Ukebwa. Ndaba mfite hango. Tuba twageze kuri kundya ingweza zo kwibuka cyane. Turaba twavuye mukaba. Oleyo. Tugiye gutangirira ahantu twahuriye mu nda batisibura twahuriye gutera. Ako mushyiremo distance muhano. Oya Ujirimo distance. Kubera yuko nuze kubyuka. Unavuze kwibwiriza ubigire. Ariko byuka nagabyuka kuko urabizi ko yagusize nyine. Ni wumva ibikenewe Arisene ntuzagaruke. Ni wumva ibikenewe twabivuze byose. Uhita uhagarika. Okay, nta kibazo. Si 5. Reka Muriteguye? ngenge kuko nyine Ikibazo nuko ntutwicira umuhungu dore ufite ibiro byinshi. Ntutwicira umuhungu. Hari umuhungu witwa Rike wo mu Burundi wapfuye ejo bundi. Ariko byiza man. Senze we. Ubwo se burambwa wanye ntabwo ari kuvuga. Wayeho muri. Tugiye gukina. Nyangamugaye. Elize nuze we komeza ugibirayi. Ntunyeganyeza ko ugufataho gutya ugume gutya tumere ko basi. Oya, nese ndabadi poto ngewe. Iyo uraza turaza tugaragaze ko dusinziriye. Oya. Nabyo gusinzira reka dutangire mu kiganiro. Oya musinziriye abatakose. Utangire mu kiganiro. Yusa umuntu mutwe uri kurya. Ako rero ngo haraka mwashize mu ka distance nari kwaga nako twashakaga. Aho ni sawa. Ako sawa wikurura kuvura riwo urukurura iki. Sema tugana duhera. Yego. Tugana duhera. Umereye kumbangamira. Ahubwo ushaka kuntu wagurira kan director kuko numva kwenda bagukorera bari byiza cyo. Urumva se umva. Dore hano hatandi. Umvishe. N'urugero. Urabona wenda muraryamye gutya. Uravuga waramutse sheri. Saburo umugomba n'uwo hashi imitoma yose. Wowe byutse nyuma ngena yabyutse mbere nuko naye naza kuguta mu buriri. Okay, none umuntu avuga ari kusubuti twahimutse. Ako batise gutekereza icyo kumbona Oyihanane bro. Ndabona n'ibintekerezo ziri kure rwose. Kuko ikintu byari cy'umunyama ibintu birangira hanga hazo zanga bizakomeza. Oya bimusahora kwa subuti. Kavuyo. Naje. Nimukinge.
Mero kureba ibiro byanjye zamani. tuje gukorera filime rwose ebana mfite ubwoba fosho tugiye gushutingiramo mukaraga kandi rero udafite ikintu na kimwe Hano muramba gupirwaho. Aja harimo gupimira se bajyana kuntu ntabwo ndi kuryamira Ngango baryama kuntu. nako ntabwo yampaye bararyama bakajya bakanga bajya tuzana amapenzi katurebe ibi ngibi nibyo atera mu nda urumva abavuga umwana atera mu nda uyu nguyu tujya gukina mu badufata tuje kwipimisha maze mugiye kubyaza tujya kubyara akantu tugomba guheraho turamanuka hariya ku maseke urumva hari ibyo twita se wowe yavuyemo sha visit here kabisa visit here yari gufata behind the scene turajya barimo barashyitika mu nzira mari barimo barashutinga bari abantu ariko ntabwo nzi ikintu cyo kwaje kwa pura nduri kavuye mva so ibintu bikomeje kuba bibi bikomeje kuba gatangaza bagize ngo yitwa toxic yitwa togisa bogisa nimba ari toxic nimba ari togisa wakize togisa wewe wakinnye kandi ari itariye se nagiye mu kanya ngiye kujya gusura musaza wanjye nawe mushike imbwa yitwa toxic we toxic toxic ugiye mpfu kuyirukana inkoko rolling action ntabwo ibyo nzi umuganga ibyo ari gukora icyambere nuko aba ari buyikore hagarara wumva ukuntu kujya kukamanika ukuntu binyuranye rwose mama wagiye kuba umugome mbaraga ntabwo umugome wo gute se wabiteye none se umviriza narabishaka reka ahubwo muganga azi ngama mwe wumve umuhamwe wumve asima makoko usanga koko umubyeyi nkawe niko ukwiye kumera ku mwana wawe mugahita uza bahita baceceka bari kuvuga okay tambuka ujya ushaka ibintu by'ibyuma aho ngaho